dutangiye agafilime kacu k'umusore batwereka umukobwa ari kugenda bisanzwe, ako kanya akantu yari afite kagahita kikubita hasi, yunamye rero agiye kuba yagatoragura, ipantaro ye ako kanya igahita icika. Kumbe muri ako kanya hari undi musore uri kwigendera, ubona ko rwose yakerewe. Wa mukobwa agahita amuhagarika, wa musore ati none se byagenze gute? Wa mukobwa akamubwira ko agize akagisida gatoya cyane, ko ipantaro ye icitse kano kanya. Umusore agahita atukundwa cyane, arangije ati mwana nyagasani ntabwo bishoboka. Rero wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko yamukorera agafeva, akagenda akamugurira indi pantaro. Wa musore ati nakabikunze rero, ariko nakerewe cyane, hari inama ngiyemo y'ingenzi cyane. Wa mukobwa ati ntabwo rero wansiga ameze gutya nanjye. Umusore naho kanya akabitekerezaho, hagati yumva koko nibyo. Umukobwa agahita avanamo amafaranga akayamuhereza. Wa musore ubona ko yarabyemeye, agahita amubaza ati none se wambara kangahe? Wa mukobwa nawe akamubwira ko yambara 32. Umusore muri ako kanya nta kindi yakoze, yahise amuhereza fudo yari afite, akamubwira ko yayimufasha ariko ntayangize, ko harimo ibintu by'ingenzi akeneye. Arangije agahita afata amafaranga y'umukobwa, agahita agenda yirukanka cyane, ubona ko ngo yaragiye kumuzanira indi myenda. Umukobwa nawe rero agasigara aho ngaho, ubona ko rwose yari atunguwe cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka ku iduka risanzwe ricuruza imyenda. Wa musore agahita amubwira ko yamurebera imyenda y'abagore akayimugurisha. Umukobwa muri ako kanya agahita amubaza ibara rwose ashaka. Umusore ati ibara rero iryo ari ryo ryose nta kibazo. Wa mukobwa ati se nta kibazo, reka ngende nyikurebere. Umusore nawe agasigara aho ngaho ari kwitegereza mu myenda iri aho ngaho, nimba yabonamo iyakwira umukobwa cyangwa se size ya 32. Wa mukobwa akaza gake gake agiye kuba yayimurebera. Umusore rero ahantu yari ari agahita yumva umukobwa hirya uri kumubaza ati none se uri kubona rwose isa gute kuri njyewe? Wa musore ahindukiye agahita abona ni umukobwa rwose azi n'umukunzi we, arangije akamubwira ko ari nziza cyane. Arangije ati none se ari gukora iki hano koko? Umukobwa ahindukiye agahita yikanga, ubona ko atari we yari ari kubwira. Umusore nawe ari kumwitegereza, wa wundi wone wari ugiye kumurebera imyenda ngo y'abakobwa cyangwa se y'abagore, nawe ariko yabyitegereza byose. Ako kanya wa mukobwa ahantu yari ari hagahita hasohoka undi musore wambaye neza cyane. Wa mukobwa agahita abwira wa musore ati none se ntabwo bigaragara, ntabwo ubona ko ndi kwigera ikanzu ngiye kugura? Ako kanya rero wa musore ubona ko bimutunguye cyane, agahita amubaza ati none se uwo musore wundi ninde? Uno mukobwa akamubwira ko ari inshuti ye. Wa musore nawe ati njyewe rero nitwa Paul Bastidas, uno mukobwa ni inshuti yanjye. Wa musore ari kubyitegereza byose, agahita akomeza kubaza wa mukobwa ati none se ntabwo gakwiye kuba uri ku kazi? Wa mukobwa ati yego rwose nibyo, ariko nansabye agahushya gato cyane kugira ngo nze hano. Wa musore akabyumva, agahita akomeza kwitegereza umukobwa nabi cyane, ubona ko ataramwizeye. Wa mukobwa ati reka ariko kundeba gutyo uzi kuri gutuma numva ntatuje. Wa musore ako kanya rwose akiri aho ngaho, wa mukobwa wundi agahita asa rwose amubwira ati nyakubahwa rero iyi myenda niyo myiza cyane rwose yamukwira, kandi ni size ya 32. N'umukobwa nawe rero amaze kuyibona agahita akomeza kumubaza rwose impamvu yaje hano kuba yagura imyenda y'abakobwa cyangwa se y'abagore. Wa musore ati ntugire ikibazo rero, njyewe ndi kuba nagerageza gufasha umuntu. Wa mukobwa ati none se interview wari ugiyemo y'akazi bimeze gute? Wa musore nawe akamubwira ko naho arahita ajyayo namara kuba yava hano, ariko akamubwira ko ibindi baraza kubiganirira mu rugo. Wa mukobwa ati se rero nta kibazo, nanjye ndaza kubona bigusobanura mu rugo. Umusore muri ako kanya agahita abaza uno muntu wari umuzaniye imyenda ati none se iyo myenda igura ngahe? N'umukobwa nawe akamubwira ko ari amadolari 35. Umusore muri ako kanya yitegereje amafaranga wa mukobwa yamuhaye, agahita abona ni amadolari 20 yikoze mu mufuka. Agahita abona rwose amafaranga afite ntago agezemo, ubona ko yari umukene cyane. Agahita akomeza kumubaza ati none se nta kuntu bangabanyiriza cyangwa se wampa discount? Wa mukobwa ati wa rwose ntago bishoboka, kubera ko igiciro nakubwiye ni igiciro cyo hasi cyane, na discount biriho. Wa musore agakomeza kumubwira amwinginga ko rwose yamufasha. Wa mukobwa ati none se ufite angahe koko? Wa musore akamubwira ko afite amadolari 32 gusa. Umukobwa muri ako kanya agahita abona koko uno musore arayikeneye. Arangije ati sawa rero ngiye kuyiguhereza, ariko urabona nsigayemo amadolari 3. Wa musore ati ntugire ikibazo rero, kandi ndagusezeranya ko nzakwishyura. Umukobwa nta kindi yakoze, yahise afata ya myenda ayimushyirira mu kantu k'akamvirope, arangije agahita akamuhereza. Umusore nawe ataragenda agahita yitegereza aba ngaba, nabo bakamwitegereza. Arangije agahita ashimira uno mugore muko yari amufashije, arangije agahita akomeza kwigendera. Kugeza cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka
uno musore ndetse n'uyu mukobwa basigaye bari kuganira. Uno musore ari kumubaza ati ariko se kubera iki wahisemo ko waba uri kumwe n'uriya musore kandi ubona ko ari umukene cyane? Wa mukobwa ati nakekaga rero ko rwose mukunda. Uno musore ati ariko se kubera iki nyine utamureka akoze tukibanira? Wa mukobwa ati ntabwo rero mbizi. Uno mukobwa wacuruzaga hano rwose byose ariko byumva ubona ko atunguwe cyane mu kubona uriya mukobwa yari asohokanye n'undi mugabo aje kumugurira imyenda kandi yari afite uriya musore rwose ubona ko babanaga no mu nzu imwe. Uyu mugabo rero agakomeza kumubaza impamvu rwose batatandukana cyangwa se nimba akimukunda. Uno mukobwa ati ntabwo rero mbizi nimba nkimukunda, ndakeka ari nayo mpamvu nshobora kuba ndi kumwe nawe hano. Muri make ari kumubwira ko kuba yemeye ko yaza hano akaba yamugurira imyenda cyangwa se ikanzu ko rwose byanga bikunda ashobora kuba atamukunda. Umusore n'ako kanya ati none se urakeka uriya musore yabimenye? Umukobwa ati ntabwo rero mbizi. Ako kanya umusore agati yakira akamesaje kuri telefone ke, arebye agatakomeza kubwira uno mukobwa ati unyihanganira cyane rero ngiye kuba nagenda muri interview yindi y'akazi ikomeye cyane, akazi kazampemba amafaranga menshi. Arangije agatafata amafaranga makeya akayamuhereza amubwira ati sawa rero tuzabonane ejo. Agiye kuba yamusezera musoma, wa mukobwa agahita byanga. Ubona ko yari yaketse ko uriya mukobwa wundi ashobora kuba hari yabwira wa mukunzi we cyangwa se wa musore agahita amubwira ko batabikorera hano. Wa musore ati sawa rero nta kibazo, agahita agenda ubona ko ababaye cyane. Kombi uno mukobwa we ahantu yari ari, assistant we agahita amuhamagara ubona ko ari umukeye cyane. Arangije agahita amusuhuza, nawe rero akamusuhuza. Arangije akamubwira ko yaramuhamagaye kubera ko mu minota mike cyane afitanye inama n'abandi bantu cyangwa se hari abantu agomba gukoresha interview y'akazi. Wa mukobwa agahita amubwira ko rwose ataraza kuba yahagerera ku gihe, akamubwira ko yareba ku maseve yabo agahitamo umukandida mwiza cyangwa se umuntu ufite experience nyinshi. Wa mukobwa ari kubyumva akamubwira ko rwose nta kibazo. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, ako kanya wa musore yahise ahagera agahita amuhereza imyenda yari yamutumye. Wa mukobwa agahita akomeza akamubwira ati sawa rero nta kibazo, ngaho rero bundebera rwose ufashe no kubona yahindurira hano. Umusore ubona ko atunguye cyane ati uhindurira hano? Wa mukobwa ati yego rwose nta kibazo. Umusore muri ako kanya agahita amubwira ati ariko se aho kugira ngo urebe ibintu byinshi cyane wagiye inyuma ya kiriya gihuru ugahita uhindura? Umukobwa akitegereje agahita abona koko nibyo. Arangije ati sawa rero nta kibazo, ngaho komeza undebere ko nta muntu uraza ngende mpindura. Ariko ataragenda wa musore akamubwira ko ibyo ngibyo atabikora, ko yamufashije kandi ko afite inama agiye kuyajyamo yihuta cyane. Wa mukobwa ati wowe rwose ntugire ikibazo, ndaza kukwishyura amafaranga menshi cyane. Umusore ati reka njyewe ikibazo mfite ntabwo ari amafaranga, ahubwo ni uko hari inama ngiye kuba najyamo kandi iyo nama ni ingenzi cyane kuri njyewe. Umukobwa nawe agakomeza kumusaba imbabazi amubwira ko yaba ari kumurebera ko nta muntu wahaza kugira ngo abashe kuba yahindura. Wa musore ati sawa rero nta kibazo, ubona ko rwose ari umuntu mwiza. Umukobwa nawe agahita aza gake gake akagerageza kuba yahindura. Umusore nawe rero agasigara aho ngaho ngo ari kugenda amurebera nimba nta wundi muntu uraza kuba wahagera. Umukobwa rero amaze kuba yahindura agahita aza rwose amushimira cyane, amubaza n'ukuntu yamwishyura. Umusore akamubwira ko ikintu akeneye kano kanya ari ukuba yamuhereza iriya foda ye cyangwa se ziriya document maze noneho akigendera. Wa mukobwa agahita yimuhereza. Umusore akamushimira cyane agahita agenda. Ariko ataragenda wa mukobwa ati uretse gato rero. Arangije agahita amubaza izina rye. Wa musore akarimubwira agahita akomeza kwirukanka cyane ubona ko yari yakererewe. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka ku kazi wa assistant wa mukobwa hagati haza umugabo umusuhuza ko yari wa wundi bita Paul. Arangije akamubwira ko yaragiye kuba yamuhamagara. Wa musore nawe rero agahita amubwira ko rwose ari iby'agaciro kuba ahuye nawe, akamubwira ko yari ari mwiza nka mbere ubona ko bari baziranye kuva kera. Wa mukobwa nawe akamubwira ko rwose nawe atigeze ahinduka cyane. Wa musore agahita yicara aho ngaho ubona ko bagiye kuba baganira. Umukobwa agahita akomeza akamubwira ati ndabizi neza rero nimba uri umuhanga mu bijyanye n'imibare aka kazi nako rwose wahita ugatsindira. Umusore muri ako kanya agahita amubwira ati cyane rwose nta kibazo, imibare n'utuntu twanjye. Arangije ati none se haba hari abantu bandi basabye uno mwanya? Wa mukobwa ati hari undi muntu rero umwe ufite na profile nziza cyane, ufite experience nyinshi. Wa musore ati none se wamfasha rwose nkatsindira uno mwanya ko nanjye ibi ngibi mbizi? Wa mukobwa ati ntabwo rero mbizi nimba nagufasha. Umusore muri ako kanya agakomeza kumubwira ukuntu rwose ari umuhanga muri ibi ngibi cyane cyane ko aka kazi rwose ari we ugakwiriye. Wa mukobwa ati se nta kibazo nimba ari gutyo bimeze ngiye kuba nagufasha kubera ko boss wanjye yambwiye ko nareba umuntu ufite CV nziza cyane cyangwa se umuntu ufite
experience nyinshi. Wa musore yitonze agatubwira ati sore nongewe nubwo nta experience mfite ariko aka kazi rwose nagakwiriye. Wa mukobwa ati sore nta kibazo. Yitegereje ku isaha agakomeza kumubwira ati mu by'ukuri rero undi muntu washakaga kano kazi cyangwa se mwari muhanganye ndi kubona yakerewe, muri make ni kumubwira ko n'ubundi agiye kuba yamuhitamo. Wa musore agahita amuhereza doke maze amubwira ko atazigira yicuza mu kuba yamuhisemo. Ako kanya bataravugana byinshi, wa musore nawe agahita ahagera rwose amubwira ko nawe yaraje muri interview y'akazi. Umukobwa yitegereje ku isaha agahita abona rwose yakerewe cyane, akamubwira ko yakereweho iminota 15. Umusore muri ako kanya gikomeje kumubwira ko yahuye n'ibigeragezo mu nzira atari yiteze, ataravuga byinshi. Wa mukobwa ati unyihanganira cyane rero ariko tukamaze kuba twahitamo undi muntu. Wa musore ati none se nasiga dokima zanjye byibuza ubonye undi mwanya ugahita umpamagara. Wa mukobwa ati wowe rwose ntugire ikibazo, n'ubundi dokima yawe warayinyohereje ndayifite mu buryo bwa digitale. Wa musore ati sore nta kibazo. Arangije agahita yigendera, ubona ko aka kazi yari akabuze bitewe no kuba yagerageza gufasha umuntu. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, ko umusore akomeje kugenda, wa mukobwa agahita abwira uno musore ati ndi kubona rero boss wacu yahageze, reka tugende ngerageze kubona namugupresentaho. Wa musore ataragenda agahita akomeza kumubaza ati none se urakeka hari ikindi kibazo gihari? Wa mukobwa ati wowe rwose ntugire ikibazo, uriya musore yakereweho iminota 15 kandi 15 irahagije mu kuba wakwirukana umuntu umusaza ko yakerewe. Uno mukobwa rero ari aho ngaho, ubona ko ari boss wabo nibona agahita aza amusuhuza. Uyu nawe akamusuhuza agahita amubaza nimba yabonye umuntu rwose ukwiriye uriya mwanya. Wa mukobwa agahita amubwira ko rwose yamubonye. Wa musore nawe agahita aza rwose amubwira ko yishimiye kuba yahura nawe, agahita amubwira ko yitwa Paul Bastidas, ko ari umu engineer wo mu ruganda. Wa mukobwa ati sore ndi kubona ari byiza cyane kuba mpuye nawe. Agahita akomeza kumubaza ibibazo kugira ngo yumve nimba uno mwanya aho ukwiriye. Wa musore nawe agakomeza kumubwira amwumvisha ko uno mwanya ukwiriye. Wa mukobwa ati sore rero nta kibazo. Agahita amuhereza akazi ka mbere, amubwira ko yajyana n'uno mukobwa akagenda afata sample zigiye zitandukanye kugira ngo azikorere analyse, noneho abasha kuba yamuhereza resultat cyangwa se ibyavuye muri ibyo ngibyo yakoze. Wa mukobwa ati sore rero nta kibazo, nkurikira ngende nkwereke ahantu store yacu iri kugira ngo ubashe kuba warebamo izo sample. Wa mukobwa agahita amujyana, umusore nawe akamukurikira. Uyu nguyu agasigara hano, ubona ko rwose nta kibazo yari yifitiye. Kugihe cyakomeje kugenda rero, ko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka uno mukobwa mu rugo agiye kuba yateka. Ubona ko gaze yari ibashiranye. Wa musore agahita yinjira, ubona ko babanaga mu nzu ariko ko nta mafaranga yari ahari. Kombe muri ako kanya agahita yumva wa musore arinjiye, agahita hindukira amubaza uko byagenze ahantu yari yagiye. Wa musore nawe rero akamubwira ko batigeze bamuhereza akazi. Uno mukobwa ati none se kubera iki batakaguhaye? Wa musore ati kubera ko nari nakerewe. Umukobwa muri ako kanya ubona ko yaramurakariye cyane ko nta kintu ashoboye. Agahita akomeza kumubaza ati wazindutse rero ugiye gushaka akazi ari ikintu kimwe ugiye gukora gusa none nacyo kirakunaniye? Wa musore ati unyihanganira cyane rero. Umukobwa ubona ko yaramurakariye cyane agahita akomeza kumubaza ati none se urakeka imbabazi uri kunsaba zakwishyura iyi gaze, inzu cyangwa se n'ibindi bintu dukeneye kuba twakwishyura? Wa musore ati we rwose ariko nawe ukunda akarera ntabwo buraza gukemura ikibazo. Umukobwa muri ako kanya akamubwira ko atarakaye gusa ko bimutunguye. Wa musore ati yego rwose nanjye ndabizi ariko ndagira ngo umbwire kuko icyo wasohokanye n'uriya mugabo hariya agiye kukugurira ikanzu. Wa mukobwa ari kubyumva arangije ati none se uri kuvuga ibiki? Umusore ati njyewe rero ntabwo rwose ndi igicucu, ndagira ngo umbwire nimba unca inyuma kugira ngo ibi bintu tubirangirize hano. Wa mukobwa ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ati ndakeka rero ubu ngubu ndakigukunda. Wa musore ari kubyumva arangije ati none se ibyo ngibyo watangiye kubutekereza ryari? Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko byagiye biza gake gake, ko mbere yamukundaga cyane ariko kubera ko yabagaho nta kazi kandi nta n'ikintu agerageza kuba yakora, ko rwose yatangiye kugenda urukundo amukunda rugabanuka. Wa musore ari kubyumva arangije ati none se ibi ngibi ni ukubera amafaranga koko? Ati ibi ngibi ntabwo mbikwiriye kuba nabura umuntu nkunda kubera ko nta mafaranga mfite. Wa mukobwa ati nanjye rero ntabwo ubuzima mbukwiriye kuko nakomeza kubaho ndi umukene n'ubu bwiza nifitiye. Wa musore ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ati saba rero nta kibazo, niba uriya musore abasha kuba yaguhereza ibyishimo njyewe ntacyo bintwaye, kuba wishimye nanjye nzaba nishimye. Ubona ko nyine nta kundi yari kubigenza agiye kwigendera. Wa mukobwa ati ariko rero buretse gato, none se ibi ngibi byahita birangira gutya? Wa musore ubona ko yari amaze kubona ko byanga bikunda
uriya mukobwa batakomezanya hagati akomeza kumubwira ati ubu ngubu rero nibwo buryo bwonyine bwo kuba twarangiza ibintu kugira ngo ntazakubabaza cyangwa se abeho umubabaza. Yarangije agahita yigendera, ubona ko ariko yarabaye cyane. Ku gihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka undi musore we yibereye ku kazi, ubona ko ibintu byamunaniye agahita agerageza kuba yajya kuri chat GTP akagerageza kuba yayibaza ibintu, nayo rero igahita imusubiza, ubona ko rwose byari byanze. Amaze kubona rero ibintu imuhaye agahita abyishimira cyane, ariko wa musore atarishima agahita yumvamo assistant aramuhamagaye, arangije agahita amubaza nimba raporo rwose araba yayirangije. Wa musore akamubwira ko atagomba kuba yagira ikibazo, ko ejo mu gitondo iraba yarangiye. Uko gihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka umunsi ukurikiyeho. Wa musore akaza rwose ubona ko ababaye cyane mu kuba yabuze umukunzi we kubera ko nta mafaranga afite. Kumbe muri ako kanya akicaye aho ngaho hagahita haza indi modoka nziza cyane, kumbe yari irimo wa mukobwa. Agahita abona umusore ahantu yicaye, ubona ko agiye no kuba yarera umukobwa. Muri ako kanya nta kindi yakoze, yahise asohoka mu modoka akaza amuhamagara. Wa musore nawe agahita ahaguruka agiye kuba yamwitaba. Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko yari ari kumushaka cyane. Wa musore ati njyewe se unshaka? Wa mukobwa ati yego rwose niko yemeze, ariko agahita abona ahari ameze nk'umuntu wabaye. Arangije ati none se ko bigaragara nk'aho uri mu bibazo bikomeye cyane, cyangwa se wabirokotse bimeze gute? Wa musore rero yitonze agahita amubwira ati ubu ngubu rero ndi mu bibazo bikomeye cyane. Wa mukobwa ati none se hari ikintu nakora kugira ngo ngufashe nko kukwitura bitewe nuko nawe wamfashije cya gihe? Wa musore yitonze ati aka kanya rero nta kindi kibazo mfite usibye kuba ntabona akazi, ubaye umboniye akazi wamfashije cyane. Wa mukobwa agahita amubwira ati mfite rero kampani, ati ndagira ngo nyumve kano kanya. Akamubwira ahantu rwose araza kujya, akamubwira ko ariwe umwohereje, ko barahita bakamuhereza. Wa musore ati urakoze cyane rero, ariko ataragenda wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ati nk'uko rero uri kuyibona hari inama ngiyemo yihutirwa cyane, nagakwiye kuba ngo utwaye ariko ugira nta kibazo barahita bakaguhereza. Wa musore akamushimira cyane, umukobwa nawe agahita yigendera. Ako kanya umusore ubona ko rwose yari yishimye cyane, agahita atangira kwigira neza, ubona ko ngo yari agiye kuba yakwigira mu kazi. Kumbi umukobwa akiri kugenda agahita ahamagara wa mu assistant we, akamubwira ko hari umusore ugiye kuza ko yamufasha akamuhereza akazi. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda, undi mukobwa nawe ari kumubwira ko nta kibazo rwose ko araza kukamuhereza. Ku gihe cyakomeje kugenda rero agikomeje kwikorera akazi neza. Kumbe wa musore agahita yinjira, uno mukobwa amaze kuba yamubona arangije ati none se niweho nanone? Uno musore ati yego rwose ni njyewe. Akamubwira ko rero ari handira boss wabo ari we umwohereje. Uno mukobwa ati kumbe niweho yambwiye ko naguhereza akazi nuhagera? Uno musore ati yego rwose niko yemeze. Uno mukobwa akamubwira ko akazi yashakaga atari ko gahari, akamubwira ko hari akandi kazi rwose gake cyane gaciriritse kandi ko akika rwose atagafata. Umusore muri ako kanya ubona ko yishakiraga akazi, agahita amubwira ko arazi kugafata nta kibazo. Umukobwa nta kindi yakoze, yahise afata igisurubeti akakimuhereza, amubwira ko iyi ngiyi ariyo uniform ye, ko yagenda hirya akayambara rwose muri dushe ihari. Wa musore agahita amushimira cyane, ariko ataragenda uno mukobwa ati none se wansigira iyo foto yawe ko bitewe n'akazi ujya gukora ko iyo ngiyo idakenewe? Wa musore kuko agahita yumva nibyo, arangije agahita yimuhereza akikomereza. Uno mukobwa nawe rero agasigara aho ngaho ari kumwitegereza ukuntu yari umuhanga, ukuntu yari we rwose ukwiriye kariya kazi, ariko ko bitewe n'ukuntu uriya musore wari baziranye kari we yihitiyemo. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka umunsi ukurikiyeho, bagahita batwereka wa musore aho ngaho rwose ari kuba yategura ibintu abivanye kuri chat GTP, cyangwa se muri make atari we wabiteguye. Ako kanya hagati haza wa mukobwa amubaza nimba raporo yarangiye bari bamusabye. Wa musore akamubwira ko rwose yarangiye. Wa mukobwa ati ndezere ko rero ari nziza cyane. Uno musore agahita abona uriya mukobwa afite ikibazo, arangije ati none se kubera icyo ufite ubwoba? Uno mukobwa ati kubera ko rero wa musore wundi mwari muhanganye aka kanya agiye kuba yahabwa akazi. Uno musore ati ngwiki kubera iki se? Wa mukobwa akamubwira ko atazi ukuntu byagenze, ariko ko boss wabo yamuhamagaye akamubwira ko yaba amuhaye akazi kabonetse. Wa musore ati ibyo ngibyo rero ntabwo bishoboka. Uno mukobwa agahita akomeza akamubwira ko rero agomba gukora ibishoboka kugira ngo abashe kuba yakwerekana ko aka kazi ari we ugakwiriye. Kumwe muri ako kanya boss wabo agahita ahagera, bataravugana byinshi. Uno musore agahita ahaguruka amusuhuza. Uno mukobwa nawe rero agahita abaza wa mukobwa nimba umusore yohereje hano nimba yahageze. Uno mukobwa nawe akamubwira ko yahageze,
ageze umukobwa wundi agatimba ni ibintu byiza cyane akamubwira ko arazi ko yamuvugisha nyuma ko nta kibazo arangije agatabaza uno musore ati none se Paul waba wabonye ya raporo nagusabye uno musore ati jya kuri rwose niko yemeze kombi uno musore wundi nibwo yari akiza ngatabona ahantu rwose bariko bavuganira uno mukobwa yitegereje ibintu uriya musore yari yateguye agatabona akandi kantu bigaragaza ko byanga bikunda ari chat GTP wabimuhaye arangije ati none se ibi bintu waba wabikoze weho ubwawe cyangwa chat GTP yaba yabikoze kwa musore ati ntugire ikibazo rero ibyo ngibyo ni njye wabyikoreye njyewe ubwanjye uno mukobwa arangije agataho bimuhereza amubwira ubona ko murakariye cyane ati ndagira ngo rero ugende ubikosore ejo mu gitondo uzayimpe bimeze neza cyane wamusamaho kandi agategerana rwose akihisha mu gihe yaramaze kubona kuri ya musore rwose ubundi nta kigenda ku kanya rero uno mukobwa amaze kumubwira ko yagenda agakosora amakosa yari abonyemo nawe urangije agahita yigendera amaze kugenda rero uno mukobwa agahita akomeza kumubwira ati bambwiye ko rero ibi bintu ubizi wa musore ati yego rwose ibintu ni ibintu byanjye wasanga ari uko nabiprintinze nabi wa mukobwa ati se rero nta kibazo ibyo ngibyo ugende ubikemurira kubera ko njyewe ntabwo ngiye kubona ahomba akazi kanjye kubera weho wa musore ariko byumva arangije ati se rero nta kibazo ngiye kubona nabikoraho wa mukobwa agahita yigendera amaze kugenda rero uno musore agasigara aho ngaho kubona ko agiye kuba yabikemura kombe muri ako kanya ahantu wa mukobwa wundi yari ahari agahita amuhamagara uno musore agahita rwose niwe umuhamagaye arangije agahita amwitaba wa mukobwa nawe agahita amusuhuza akamubaza niba bavugana wa musore agiye kuba yamuhakanira uno mukobwa akamubwira ko byihutirwa cyane wa musore ati none se byagenze gute wa mukobwa akamubwira ko ngo agiye kuba yatandukana na wa musore wundi uno musore ati ni ibintu byiza cyane rwose ubona ko yishimye cyane uno mukobwa ati ariko nyine urabizi ko nkeneye ahantu ho kuba ndi wa musore ati nizere ko rero atari ahantu hanjye kubera ko njyewe mba ahantu hato cyane uno mukobwa ari kubyumva ati none se urashaka ko njyewe nawe hagati yacu haba ikintu kiri seriye none ari kumubwira ko nimba abyifuza ko yamureka akaza bakabana uno musore ati yego ndagishaka ariko hagati amubwira ko bitewe n'akazi gashya yabonye k'umushahara we ushobora kuba bakavaringa ibintu byose ko nta kibazo wa musore ati se nta kibazo ejo uzaze untwaze rwose ibintu byanjye nubwo bishoboye wa musore ati se rero nta kibazo ibintu byose bimeze neza ubona ko rwose abyishimiye uko igihe cyakomeje kugenda rero ukamusa yakomeje kugenda bagatwereka uno mukobwa ari kureba save y'uriya musore agatubona nta kigenda ubona karakaye cyane agahita ahamagara assistant we nawe agahita ahagera amwitabye uno mukobwa ati bambwiye ko rero uriya musore yari umusore mwiza cyane ufite experience n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo uriya mwanya uzabashe kuba waba uwe uno mukobwa ati jya rwose nibyo yambwiye uno mukobwa ati yarakubeshye rero ntabwo ariko bimeze atari amubwira byinshi uno mukobwa ati ndagira ngo rero unkorere ikintu kimwe ugende uhamagare abandi bantu bari basabye uno mwanya uno mukobwa ati none se uragira ngo bazaze bategereze uriya mwanya w'uriya musore Paul uno mukobwa ati jya rwose niko yemeze kubera ko uriya musore yaratubeshye kugira ngo tube dufite undi muntu twahita dushyiramo uno mukobwa ati se nta kibazo ngiye kuba nagerageza kumuhamagara vuba cyane bishoboka wa mukobwa ati urakoze cyane rero uyu nguyu agahita yigendera akaza akicara hano ari gutekereza ukuntu agiye kuba yahamagara wa musore arangije ahubwo agahita aza dokima ye yari afite agahita agerageza kuba yayisiba ku gihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha akomeje kugenda agahita batwereka umusore ahantu ari kwikorera bisanzwe wa mukobwa nawe ari aho ngaho ubona ko yari igihe cyo gutaha uno mukobwa agahita aza amubwira ati none se raporo waba wayirangije wa musore akamubwira ko rwose igiye kuba yarangira kari utuntu dukeya cyane agiye kuba yahindura cyangwa se yakongeramo uno mukobwa ati se nta kibazo iyo raporo nyikeneye ejo mu gitondo nizere ko izaba yarangiye wa musore ati yego rwose niko bimeze agomba ku kanya wa mukobwa agahita ahaguruka ubona ko yaragiye kwitahira nawe wa mukobwa ati none se wigeze uhamagara abantu nakubwiye uno mukobwa ati yego rwose nabikoze uno mukobwa wundi ati none se byagenze gute yakubwiye ngo iki uno mukobwa ati ntabwo rero yigeze ansubiza agahita amubwira ko rero nta kibazo rwose ko wasanga ejo mu gitondo azamusubiza arangije agahita yigendera ariko ubona ko yaramubeshye ko ntawe yigeze ahamagara arangije agahita asigara ubona ko rwose yishimye cyane akabwira uriya musore ko akazi ke ndetse n'akazi k'uriya musore ko gashingiye kuri raporo araza gutanga ejo mu gitondo arimo cyari kumubwira ko natanga raporo mbi ko nawe ashobora kuba yahomba akazi ke arangije ati nizere ko rero uraza kubikora neza arangije nawe agahita yigendera uno musore agasigara aho ngaho agikomeje gushaka ngo ukuntu yabikora neza uko igihe cyakomeje kugenda rero
rero agahita akomeza kwivugisha ati none se sindi kubona ibintu byose bimeze neza, ati agakosa gato kari karimo niko katumye bambwira ariya magambo yose. Arangije agahita aza rwose agasoma desktop yari afite ashimira ChatGPT ko ikoze akazi gakomeye cyane. Muri make ubona ko ariyo yari imufashije kujya cyakomeje kugenda. Rero ko amasaha yakomeje kugenda arebye hirya agahita abona wa musore wundi yahawe nawe akazi. Arangije ati none se uri kumva umeze gute, ntabwo uri kumva ubabaye? Ubona ko rwose yamenya ko byanga bikunda uno musore ndetse n'umukunzi we batandukanye. Uno musore ati nta mpamvu rero kuba narakara kubera ko yaguhisemo. Uno musore ati ntugire ikibazo rero kandi ntuzanamurakare cyane kubera ko yahisemo ibintu byiza cyane, nta mpamvu yo kuba yabana n'umuntu umeze nkawe. Muri make mu bigaragara ko nta kintu wamugezaho. Uno musore ati ntugire ikibazo rero ndi kubyumva kandi kirenzeho yafashe umwanzuro we, kandi ikindi niba yishimye nanjye rwose mba nishimye. Ubona ko umusore nubwo yarababaye cyane ariko yari yihagazeho. Arangije wa musore agahita aza amubwira ati noneho rero nizere ko tugiye gukorana nk'inshuti bisanzwe nta bindi bintu duhuriyeho cyangwa se duhanganiyeho. Ako kanya agahita amuhereza ikiganza, ataramuhereza ikiganza agahita amubwira ko we n'uriya mukobwa cyangwa se n'uriya mukunzi we ko nta kibazo bafitanye, ariko ko nanone ko we n'uyu musore ko batari inshuti bitewe n'uko muri make yamujyanye umukunzi we cyangwa se umugore we. Ako kanya wa musore agahita akomeza kumubwira amugira inama ko kuba yakomeza kugira umujinya katari ibintu byiza. Arangije agahita yigendera. Uno musore nawe agasigara aho ngaho. Arangije akaza agashyira ibintu yarazanye aho ngaho, ariko ataragenda agahita abona imashini aho ngaho, agahita agira amatsiko yo kubona ibintu uriya musore yakoze niba kuko nawe abikwiriye. Arangije agahita aza agahita abona ni ibintu rwose yari ari gukora kuri ChatGPT. ubona ko atari yasize ashimishije mashini cyangwa se ngo ashyiremo password. Wa musore rero amaze kuyibona agahita abona uriya musore rwose ibintu yari gukora ntabwo ari byo. Arangije ati ibi ngibi rero gukora ntabwo byemewe, atari ko ngiye kuba nakwereka ubundi we. Arangije agahita atangira kuba yakora we ibintu byiza cyane. Kujya cyakomeje kugenda rero ko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka ijoro ryose yarayemo, agatotsi kamutwaye agatasinzira muri office ya wa musore. Ako kanya abo ngabo rero mu gitondo baje uno mukobwa ari kubaza uriya musore ati none se iyo raporo imeze gute? Wa musore nawe rero kumwemeraho amubwira ko araza kuba yamushimira kabiri. Uno mukobwa ati yego rwose niko imeze nanjye niko mbyizeye. Bakira aho ngaho rero bagahita babona wa musore yaraye aho ngaho. Barangije bagahita bamuhamagara uno mukobwa ari kumubaza ati none se uri gukora ibiki aho ngaho? Wa musore nawe yitonze ati munyihanganire cyane rero ibyo muri gukeka ntago ariko bimeze kano kanya. Komba ku kanya wa boss wabo nawe agahita ahagera babaza ikintu kiri kujya mbere. Wa musore nawe agakomeza kumusobanura amubwira kuri ya musore amusanze kuri mashini yaraye hano ijoro ryose ari no kuba yakoresha mashini ye ko byanga bikunda hari ibintu agerageza kwiba. Wa mukobwa ati none se ibyo no musore kuvuga ni ukuri? Uno musore ati yego rwose nibyo bansanze ndi gukorera kuri mashini yabo ariko mu by'ukuri njyewe ntabwo ndi umujura. Wa mukobwa ati none se nyine ndagira ngo unsobanurire icyo bari gukora aho ngaho. Wa musore muri ako kanya nawe agahita akomeza kumusobanurira ukuntu ibintu bimeze, amubwira ko yashakaga kuba yamufasha bitewe na raporo ashaka uno munsi. Wa musore ati ntugire ikibazo rero weho uri umuntu wo hasi cyane. Wa musore yitonze ati yego njyewe ndi umuntu wo hasi cyane ariko akazi ndi gukora kano kanya ntabwo ariko nashakaga. Agahita akomeza kubasobanurira umuntu ari we, experience afite n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Arangije agahita akomeza kubwira uriya mu boss wabo ko niba atamwizeye ko yabaza uriya mukobwa wundi assistant we. Wa mukobwa rero ari kubyumva. Arangije ati none se Stephanie ibyo uriya musore ari kuvuga ni ukuri? Ati njyewe ntabwo nshaka ibindi binyoma ukundi. Wa mukobwa ariko byumva agahita amubwira ati yego rwose nibyo uriya musore niwe wundi wari ukwiriye uno mwanya ariko mu by'ukuri yahageze yakererewe, niyo mpamvu ntigeze mukorera interview cyangwa se ntigeze mubaza. Kandi wa musore agahita amubwira ko ibyo uriya musore yavuga kano kanya ko nta shingiro bifite. Wa mukobwa yitonze ati biragira rero ishingiro mu gihe anyeretse raporo yakoze. Arangije agahita amubaza niba rwose yayirangije. Wa musore ati yego rwose niko yemeze. Arangije agahita yimuhereza. Uno mukobwa nawe rero akaza akayifata akayitegereza. Arangije agahita atungurwa cyane. Wa musore nawe yitegereje ibintu uriya musore yakoze agahita agira ubwoba bwinshi cyane. Uno mukobwa arangije ati ibi ngibi rero ndi kubona ari ibintu byiza cyane. Arangije ati none se Paul nawe wanyereka iyo wakoze?
kwa musore nawe agahita yimuhereza umukobwa yitegereje agahita abona koko ni bya bintu bya ChatGPT yamuhaye. Arangije ati none se wongeye ukoresha ChatGPT nanone? Wa musore ati oya rwose ibyo ngibyo ntabwo nabikoresha. Uno mukobwa ubona ko yari abarakariye cyane agahita amubwira ati njye rero ntabwo nkeneye abakozi bameze nk'abo muri ino kampani yanjye. Akamubwira ko ari umubeshyi ndetse akakanya ko amwirukanye. Arangije agahita yihindukira akitegereza na wa mu assistant we amubwira ko nawe baraza kujyana ko yangije icyubahiro yari amufite cyangwa se icyizere yari amufitiye. Ako kanya rero nawe agahita akomeza kumusaba imbabazi amubwira ko yizeye umuntu adakwiye kwizera. Umukobwa ati aka kanya rero nizere ko biguhaye isomo ko utazongera kuba wabikora ukundi. N'umukire kumubwira ko atababarira. Barangije bagahita bigendera. Bamaze kugenda rero uno mukobwa agahita akomeza kubaza wa musore ati none se kubera iki utambwiye ko wakerewe hano? Bitewe nanjye wajya hano bakakwima n'akazi kandi wari ubikwiriye. Wa musore ati ntabwo rero nabonaga ko ari ingenzi. Wa mukobwa yitonze agahita akomeza kumubaza ati none se aka kazi uracyagakeneye? Wa musore yitonze ati yego rwose ubaye umuhaye amahirwe nahita nyafatira. Na wa mukobwa ati yego rwose amahirwe ngiye kuyaguhereza kandi ndizeye ko utazigera umpemukira. Wa musore akamubwira ko rwose atazigera abikora ndetse akamushimira cyane. Barangije bagahita bahana ibiganza. Ubona ko rwose umusore abyishimiye cyane. Ku gihe cyakomeje kugenda rero ko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka umunsi ukurikiyeho umukobwa agiye kuba yakwigendera atabwe na wa musore. Yazinze ibintu byose kumbe wa musore agahita ataha. Wa musore ati nanjye rero kubona kwifatira ibintu byanjye. Wa mukobwa ati ibyo ngibyo ntabwo bikenewe kubera ko nari ngiye kubona kwigendera. Wa musore ati none se waba ufite ahantu ho waba? Ubona ko rwose yari afitiye impuhwe ya mukobwa nubwo yari umukunzi we kandi yamukoreraga ibintu bibi cyane ariko ko yari amufitiye impuhwe y'ahantu yaba. Amubwira ko yaba yibereye hano noneho we bitewe n'uko yari yiboneye akazi kandi batandukanye akaba agiye kwigendera. Wa mukobwa ati yego rwose niko bimeze. Ati kakanya bitewe n'ibintu uri kuvuga yakika wabonye akazi. Wa musore agahita aza amwemera rwose ko yakabonye. Ko muri ako kanya wa undi wundi ngo wari uje kumutwara agahita yinjira abasuhuza bose. Ako kanya wa musore ahindukiye agahita abona rwose niwe. Ubona ko afite amasoni menshi. Wa mukobwa ati unyihanganire cyane rero Daniyeli, nta kundi rero ngomba kuba nakwisangira uriya musore niwe ndi kubona ufite icyo azangezaho. Arangije akaza agikomeje kumusaba imbabazi amubwira ko azamwumva mu minsi iri imbere ko nta yandi mahitamo yari afite. Wa musore nawe agakomeza kumubwira ko amwifurije amahirwe n'imigisha ko bitewe n'ukuntu ibintu bimeze kano kanya ko cyane cyane uriya mukobwa ari we ugiye kuba wayakenera. Ako kanya umukobwa ntiyasobanukirwa ibintu ari kuvuga akagira ngo ahari nuko amufitiye ishyari cyangwa se nuko amurakariye cyane. Arangije ati ariko se waretse kurakara ukibera umuntu mwiza? Wa musore ati ibi ngibi rero ndeka bivuga kubera ko uwo musore wawe yirukanywe ku kazi. Wa mukobwa ati ngwiki ubona ko yikundiraga amafaranga. Uno musore ati ibi ngibi rero reka tubivugane tugeze hanze. Wa mukobwa ati none se ibyo uriya musore kuvuga ngo wirukanywe ku kazi bimeze gute? Ako kanya wa musore agahita akomeza kumubwira ko yirukanywe ku kazi keza cyane kandi ko ako kazi bamwirukanyeho ko aka kanya ari we ugafite. Muri muke ari kubwira uriya mukobwa ko yanze kuba yategereza none aka kanya akaba abuze umuntu umukunda ndetse nawe akunda. Arangije agahita yigendera. Amaze kugenda rero ubona ko rwose abyishimiye ko yiboneye akazi keza. Uno musore rero nawe agahita agerageza kuba yabwira uno mukobwa ko bakwigendera mu marenga. Arangije agahita agerageza kuba yamutwaza ibintu yari afite. Uno mukobwa nawe rero agahita abona nta yandi mahitamo afite ko uriya musore yamaze kuba yafata umwanzuro nawe agahita agenda. Ubona ko atashakaga kuba yagenda ariko ubona ko nta yandi mahitamo yari afite. Mu buzima bwacu bwa buri munsi rero uzirinde kuba wakunda ibintu kurusha abantu kubera ko akenshi iyo ushatse ibintu cyane ntabyo ubona ndetse bikarangira n'abantu ukunda cyangwa se bagukunda ubabuze. Agafilime kacu rero kuri uyu munsi niko kagenze. Nimba wakunze cyangwa se nawe gafite ikindi kintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri komenti. Ikindi ntiwibagirwe like na subscribe nimba rugamije kuri iyi channel. Ikindi ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero mwari kumwe na King F. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.